Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye nk'ibisanzwe ni kuri Keza TV Show ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nshimire by'umwihariko wakoze subscribe, share ndetse na comment ku biganiro byacu. Ndagushimira cyane ndetse nsaba nawe utarayikora ko wayikora kugira ngo ubashe kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka nshimire mwese twabanye uyu mwaka turi gusoza ndetse nizira ko tuzanakomeza n'undi mwaka tugiye gutangira kandi mbifuriza n'iminsi mikuru myiza. Reka uyu munsi turi muri Zanzira, turi mugira ngo muri kuhabona nagiye kureba umuntu witwa Murundi, ngira ngo njyewe ngenda tura abantu bagiye batandukanye, ngira ngo mujye mubabona babaho mu buzima bugiye butandukanye. Ni byinshi rero, ni bihenshi tujya tugera. Iyo ushaka ko tuganira uraduhamagara tukaganira. Rero uyu munsi nagiye kureba Murundi kuko Murundi yagize ikibazo cy'uburwayi, amaze iminsi arwaye, ngira ngo wenda hari n'abatamuheruka, amaze iminsi afite ikibazo cy'uburwayi. Yampamagaye mu gitondo ambwira ko nimba afite akanya nazamusura, ariko nagerageje kumubaza uburwayi afite, ambwira ko n'ubusanzwe ajya agira ikibazo cy'igifu. Igifu baravuga ngo gikunze kurwarwa n'abagore cyangwa abakobwa, ariko ntago ariko bimeze kuko igifu ni indwara nyine, gusa abagabo bakirwara ni bake kurusha hejuru y'abagore, gusa nabo barakirwara ko ni indwara nyine ifata mu mubiri bisanzwe. Rero atuye arwara igifu, ariko uyu munsi yambwiye ko bikabije, yamaze iminsi ajya kwa muganga kwivuza. Urumva nyine ni birebire, ariko ibindi araza kuza kubitubwira. Niyo mpamvu tugiye kwinjira iwe mu rugo. Nari mbanje kubasobanurira impamvu inzanye, ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo nzanye n'umuntu cyangwa se umwana ibiki. Wenda turaza kumubaza n'amakuru makeya ku mwana uko ameze, nimba aheruka kuvugana n'iwabo, ariko mbere na mbere turamubaza uko ameze mu mubiri we, kuko niba arwaye uko biri kose aratubwira uko yafashwe n'uburyo yiyumva muri kano kanya. Urumva Murundi ni inshuti yacu, ni inshuti yanjye, mba ngomba kumenya uko ameze. Mu gihe rero ambwiye ati muzansure, niyo mpamvu tugiye kumureba kugira ngo tumubaze uko yafashwe nyine uburwayi bwe ndetse n'uko amerewe uyu munsi. Ndabona hanafunguye ko biri kose nyine arahari, kuko twari twanavuganye kuri telefone. Ubwo reka twinjire tumusuhuze twumve uko ameze. Buriya ni byiza kurwara, ariko nabwo iyo urwaye nta muntu ugusura, nta ukubaza ngo umeze ute. Abantu murwara murabizi uburwayi buriyongera iyo urwaye uri wenyine. Mbese urumva ntabwo mvuze ngo aba wenyine kuko afite abandi bantu babana, ariko nanone tuba mugomba kumuba hafi namwe. Niyo mpamvu mbanje namwe mubiriho, kugira ngo nimba hari icyo wumva nawe watangaho umusanzu, namwe murabyumva. Nshobora ryamira muri salo mwa arinze kudahari. Kameramani ni karibu kwa kuri kurya utubuto se. None zikuru remje wa byose ni imiti. Salama. Meze bite se? Yose ni imiti uri kunywa? Cyandi kubinywa n'ubundi nkumva nta kintu ko yama. Ko rwose se n'ibintu ku maguru bimeze nk'ibigiye nk'ibihereye. Ahantu hose. Umubiri wose. Nambwira ngo namarije aterwa n'imiti nanyweye sembize. None se waba waranyweye imiti itari yo rero? Mbese ntago nta ntuza dufite mituweli ngo ndajya kwa muganga ngo nipimishe. Njya muri farumasi, kandi farumasi nayo babwira ngo numva ndi kubabara igifu, baguha imiti wenda y'igifu, batazi ngo igifu cyawe gifite iyo karite, ugasanga nyine mu bintu bidahura ugomba kugira izindi mpinduka zindi. Birumvikana. Kabyarana ufashwe gute uburwayi? Iyo niyo hasi. Ubu no kwiyegereza utubuto. Shaka ukuntu byatangiye.
natangiye numvaga ndi kusha umuntu ari kwakomera wadanje nkarihibwa munda nkarihibwa nyine mbwiye abantu bavuga ati ni igifu kabisa ndi muri farumasi ntabwo bapima babwira ngo ndi kubabara uko batabwa ati ni igifu batabwa umuti w'igifu nabona kujya kwa muganga yabigoye inama netwejwe dugira ibinini bwa mbere bamuhaye nagejeje mu rugo n'ibimwandaruka ibinini ariko ntibari bagusuzumye ngo bamenye ikibazo ufite bamuhaye ibingibi igifu n'ubundi nakomeje kubinywaho ngo ndeba se n'abantu ariko ntibari bagusuzumye muri farumasi barasuzuma ni muri farumasi wowe ugiye kubigura wumva ari igifu nyine nyine agenda avuga ati meze ukuntu uko arambwira ati ni igifu imana yenda gupfa kabisa ntabwo nararaga ntarutse nabize iki kujya ntabwo bigishoboka nta kintu n'umucanga usibye amata yonyine n'ubuki nsubirayo n'ubundi bamendurira imiti bampa n'iyindi urumva yo nta mafaranga muri farumasi ndasubira n'ubundi nagiye inshuro nk'enye bamendurira nibwo ejo umuntu yangiye inama arambwira ati shaka uburyo ujya kwa muganga pe banagupime bagusuzuma bagiye nk'amadeni cyangwa se bike ariko bagupima nibwo ngiye kwa muganga arampima arampima arambwira ngo baguhaye ibinini muri farumasi bidahura n'igifu cyawe ko ntabwo bari bapimye ngo arebe karite y'igifu cyawe ubwo baguhaye ibinini bidahuye n'uko igifu kimeze birangira ahubwo kugishyiza bicyangirije kubera ko batari bakupimye ngo barebe igifu cyawe aho kiri birarutana ibi byose nibyo nanyweye ibyo byose ni ibinini kandi ubu ngubu urabona narenye bimwe kuko kwa muganga nabwo nanone nagiye bapimye byonyine udufaranga nanyifiswe bwo kwipimisha biba bihenze ko nta mituweli noneho harya ngo no kubera iki nta mituweli dukoresha neza isubize nkoresha ID yanditse ngo refugee mbo ID ya refugee cyangwa se ID y'indundi ntabwo wajya ntabwo wabura umwe n'igihugu ngo araguha mituweli ivuze ijana ku ijana nibwo nyine muganga yambwiye ati meze uku nuko ngiye kugira muyiteho ntabwo aranye kuvuza ibinini yanyweye byinshi byakwica urana n'ibiborombo yo ku maboko utwo tuntu turi ku mubiri byatewe n'ibinini wanyweye amarije nyine so no tunari bamaye two kunywa twamarije icyo cyabiteye arambwira ati wowe ntabwo nakuvurisha ibinini kabisa n'inshinge basabwa gutonda hano inshuro 3 n'utera ebyiri mu mafaranga ariko wombwira ugenda buri munsi mu gitondo amafaranga ariko wombwira ishinge rimwe riri guhagarara 10 ku munsi n'ebyiri bya mirangire hagati n'ibyo wakunda kabisa urushinge rimwe n'ibihumbi 10 ubwo yakubwiye ko uzajyayo iminsi 3 ubwo ni 30 n'ebyiri ana ku munsi umwarunda kuko nshinge karantera wowe nagro shinge rukumvura ubwo rubanza kugabanyamwo bwabukana bwa bya binini namwe bitari by'igifu bicyangiriza niba ari rumwe n'urundi ubwo rumwe rufite akazi rukora urundi rufite akazi rukora mbese ubwo imiti yakaguhaye we ari kuguha imiti mu nshinge nyine kuyivuga akaguha mu nshinge ndareba ndavuga ati amafaranga namaze kuyangiriza muri farumasi nta kintu nsigaranye ndamubesha ati nta kibazo uzatangira kuza kuyifata ejo gufata ishinge ejo ntabwo nakubwira ngo nta mafaranga mfise icyo mfana nuko namaze kumva ikibazo mfise ariko itarambwira ngo utuntu ndatubonye ugagahe Kenya ngo cyagira kuribwa cyane biragabanuka mpamvu nakomeje guhekenya utungutu uko naba tugomba guhekenya ariko nanone nta kintu kwihindura gahe Kenya 30 nkaba ameze neza indi 30 atajya kumva ndi kwakumurira hatari umva ndi kuriyebwa umva n'ubundi bivuze ko nta kintu biri kugufasha rero biransabiza bishinge ubwo rushinge ubwo ni ibihumbi ubwo ni inshinge ebyiri ku munsi ubwo ni 20 ku munsi ugomba kujya iminsi 3 amafaranga ni menshi no kujya ariko ubuzima nibwo bwa mbere kujya atari imbuto nta kindi kintu ibyo byunda bijyumba bikorera kumanuka numva nanashonje mbishaka ubu ntabwo urya nanone se ko kurwara utarya nabyo atari byiza ntabwo kunungana mu minsi ngahe kurwara utarya nabyo birangiza kuko wenda nta miti uri kunywa ngo yangiza igifu ariko nanone bituma indwara igushobora kuko nta kintu kiba kiri mu nda biragusaba kujya wemera ukihata utwo turyo nyine watubonye kugira ngo ubashe koroherwa
shayibaze kana umuntu w'umugabo ngiye kubona nicaye mu nzu nk'uko shayiba byanze pe ntabwo uyu n'ubundi buriya baravuga ngo abagabo kugira ngo ubone nyine umugabo cyangwa umusore warwaye nyine aba yarenze kuko mwebwe muri abantu mwihagararaho cyane ngwara gipfa kumicarika ariko nyine upfa kugaragara oya abantu barwara igifu baragiye igifu ndakizi naye yakinzengereza igifu kiraryana kirababaza ariko uzi ikintu kikurya ukaba utahashima ukaba utahakanda nyine ukabaga kurya gusa tu kandi ikibi cyacyo hari n'igihe urwara igifu gituma unaruka mugiye ubundi ushira akantu mu kanwa ubundi baravuga wigize unywa amakara nyine hari umuntu yambwiye ati ibyo bintu rero ushaka kuba ari uburozi tishaka amakara ngo umuntu w'abagororozi niba aragororozi abagorozi ndayagura ndanywaho numva yarambwiye ati bana niba ari uburozi urabituruka ukiyanywa yaruka yose ndayamagana ntabwo ndutse ndavuga ati Imana ishimwe byo yonza gusanga ari uburozi bwo guta niyaho ndaroburozi ariko amakara nayo aroroshye ariko nyine kinyanywa ariko ndabara cyane singiye kwabara ariko noneho nijoro nahise nywa amata bana nayo ndaruka nafuka amahanga basira ayo kurukamo nkacuranura nzo gucuranura ibyitariye ubwo kumanywa wanyweye amakara nijoro nywa amata niyorasiyo birivanga ariko byibura sinyweye amata wumva hari akagabanutse wenda uwo munsi warutse no kwaranyweye amakara ariko amata nayo asana nayoroshye ariko iyo igifu buriya ibifu biratandukanye hari igifu kiba cyarapfutse icyapfutse rero ikintu cyose ushyizemo gikomeye bihita nyine bikora ahandi hapfutse ubwoya ugahita uruka hari n'ikiba gifite udusebe utuntu tw'udusebe njye naciye mu cyuma narwaye igifu cyane njya guca mu cyuma kumwe bacisha akantu mu kanwa nyine kakinjira mu gifu igifu cyanjye cyari cyarazanye ibisebe nyine ibisebe bibyimbye byatonyotse rero iyo ari igifu cyakomeretse cyapfutse kikazana n'ibisebe kirakurya cyane ku buryo akantu kose ushize mu nda utugarura na mere wanjye ajya kigwara ariko we ntabwo aba biri grave afite imiti ayikimuriye ahitanywa kugira iyo miti nayibuze abandi banywa ngo kikubyutse rero bisaba kukimenyera oya ninde simenyera indwara ahubwo biterwa gusa nanone hari igihe hari indwara urwara ikaba imaze guca amazi ibinini ahubwo akasigara akora inshinge nabyo birashoboka bigasaba ko niba wumva urembye bagutera urushinge nyine nk'ubwo muganga ari kukubwira rukaba wenda rwo rwakugabanyiriza ibinini bikaba byaracitse intege nyine ku ndwara yawe nibyo bibaho cyane kubirinda se n'ubundi ibyo bishinge ni ubwa mbere ukirwaye cyangwa utukirwara cyagiye muganga yambwiye akimimanga ati usanzwe ikigwara ahubwo ujye ugica amazi ntumenye ko ari cyo cyamaze gukora kuko hari igihe nyine numvaga ndi kuribwa mu nda ndi kwaka umuntu ko nabyumva ariko bigarangira n'umunsi umwe abana ariko nabi byadanje nkajya ubwo ndanaseka ahantu bakigwaye najya urusenda nkasivura bya hatari dore rero ikintu cyitwa urusenda ikintu cyitwa rikeri ibyo bintu navuga bigikangura cyangwa inzoga nyine tu hari ukuntu wenda ushobora kujya ahantu mugasangira ikintu cyitwa rikeri ikintu cyitwa urusenda cyo ni ukugisezera kuko njye numvishije ukuntu igifu kijyana ni nko gufata igisebe ukajya ujombamo urushinge haba harimo umusonga uteye ubwoba hanyuma se ko mbona uri hano wenyine nta muntu muri kumwe wandi ukurwaje no kugura utwo tubuto wenda cyangwa kandi kantu wakenera kwa matipu bangaha kimeze sikariyo waba yagiye kwishakashaka umva ntabwo ahita nyirirwaho ahanga buri cyajya ariko araza nyera arataha nijoro arataha hanyuma ukomeye nzana akabuto inshuti zanjye zimwe na zimwe rimwe na rimwe zirangiraho kazana utubuto bakari ukuntu umeze uretse imbuto ni ikihe kintu kindi ubasha usibye amata n'ubuki nta kindi kintu ushoboye kurya ubuki uburya bwonyine se avanga ubuki n'amata n'ibiyiko bibiri by'ubuki ngashyira mu mata nkakoroga amata ameze ati inshyushyu bibaho se ibyo bivura iki umuntu abimbwiye ngo bihoma igifu kandi iyo mbinyweye nyine ndumva ko kenshi hari ukuntu uri kwakamo umuriro biragihoma nyumva ndigusha bihoma ngo cyakunyutse ufata ubuki ukavanganamo n'amata ni ubwa mbere mbyumvise umuntu abingiriye inama ariko uwo ni umuti yarambwira ati nyine yari umuntu ko turavugana ko WhatsApp uri hanze nabwo ati ndigusha no ndi kugaragurika hano mu ntebe byataye tishakisha uburyo wabona ubuki n'amata uvanga vange amata yishyushye adashyushye cyane umwe
biragufasha guhoma igifu kuko niko ndashaka kumva umuriro ukora akabagira ngo nimba uri teretsemo nibikora nese numva nora 30 ariko ntago yemara umwanya noneho ubwongo bwo urumva ubu ni umuti ikintu cyo kurya rero nyine uretse kuko imbuto ntabwo zitunga umuntu no guhatuza nabwo nyine yo mbi hatuje cyane kika nk'umuceri iyo umuceri ari mu bintu by'ibisose byinshi cyane cyoroshye ndahatuza nkabirya gusa hari n'ibiryo kwa muganga gutegeka kutongera kurya umuceri barawukubuza ibijumba nyine ibiryo bikomeye nabyo bigeze yamuza ko sinigeze njyayo usubye kujyaho namusi ngiye kwipimisha mwumva napimishije gusa siniyeboje umva nawe urabimenye nyine kugira ngo use kuko nk'uburwaye gutyo uriye miceri wapi mbaye nakize nkaba nasubira kuri ibyo nikorera mu bwambwa ngo byose nzabireke nta kibazo cyazo kumva nonde biri kwa narindi ko ndi kubaza n'amakuru y'u Burundi niko ariko kuvuga n'umwana ariko se ndabikubaza mbona nawe utariho twaravuganye na mama jo wundi nambwira ko umwana ameze neza sibyo twatugwara tw'abana ariko nyine aramuvuza bikarangira birashika nta bindi bibazo umwana aragira nta bindi amahirwe buriya wenda nk'uko nawe ufite ibibazo ugasanga n'umwana nawe ntameze neza cyangwa iwanyu ariko uko biri kose niba bameze neza nawe hangana urakira buriya indwara iyo wayimenye buri kintu kibi no kurwara ariko utazi icyo urwaye ariko iyo wamenye ikibazo ufite cyangwa indwara warwaye biba byarangiye kuko nyine urikurikirana nyine umenya amakuru uko bimeze n'ukuri bwitware ariko nanone nturangarane indwara ukeneye kwivuza ukeneye kujya kwa muganga nyine niba bakubwiye ko ibinini bitari bigukize nyine izo nshinge ugomba kuzibona ntabwo waguma mu nzu ugaragurika gutya numva ko namubirishe ndaza kuzifata ejo kwera ko numva ko nta gisubizo na FS ko yona natwayera yo kumwishura kumpima kingira ko rushinge n'abagabe 12 za 200 namweje ngejo ndagenda ntangira inshinge gusa urumva nanjye ntago niyanzere gawe kezawe sigera yanze umukuru warembera muri iyi nzu warembera muri iyi nzu mpaka ibiporo byo byaranyangirije umubiri wose ariko ibyo n'ubushize ndumva warigeze kugira icyo kibazo cyo kubabuka nako cyo kurwara na marije nyine umubiri wanjye wanga ibinini none se amafaranga aravuye mu rugo ko numva iyo miti ihenze ubwo ni 40-60 by'iminsi 3 ariko buriya ubuzima sinzi wenda nenye ko ngugurisha ariko suragurisha iki ko hatari wanje ariko ukeneye kwivuza ukiranya none ngurisha telefone kubera ko uko utinze indwara ni kuri ushaho gukomera noneho ya mafaranga wari kwivuza uvuga ngo ni menshi ariko nshakira umukira telefone ahubwo aha telefone ushakisha telefone kaje noneho se kuzagura ndiko bizaguhenda se akugira ngo mfe kwera 70 cyane igifunda gitinya niyo mbonye umuntu kirwaye mugirira nuko muturangira umutima abantu mwe bamufasha wenda bitagiye gusaba ziriya miti ikomeye cyane n'abambwiye ngo gufata yanga ari birayi ukabisya unamakaroti mu amazi yabyo ndibaza uburyo ndi bubisye none nta no gushobora kwicara ubisya gute urabisya se muri passoire ukabikamura kwa nk'igikombe cy'amazi birayi ndibaza ibyo birayi nako bibise noze birayi nakamura mu gikombe cy'amazi yabyo ifya umufuka wose ni ubwo byasa oya ni ubwo ukire ufite kakanyuze gasya kabisya ibirayi n'iki kindi ibirayi cyangwa se karoti amazi yabyo karoti y'amazi kiri kukujya kiragabanya nako ikomeza kukujya ko numva nako bawivuye ni ya miti yibanze mukoroshye urumva ko kandi binyweye biroroha ariko nubundi ntabwo kiba gikize nubwo bukene bona amata n'ikintu n'ibyo n'abantu mufashe umurundi wanyu yivuze pe birakomeye nuko urwara muri kino gihe tugiye mu minsi mikuru rero nabyo ni ya myatari muri iyi minsi irakomeye ku buryo utanabwira n'umuganga ngo nkopa uzabwira umuganga ngo nkopi imiti gusa waburinde nubwo wamuvukana yakopa imiti isumba imiti yabariye wewe ko nawe bari ibitaro umukozi
nagize ntebe noneho ko nanjye nigenje noneho ko nanjye ndaramye mu rugo si barabizi ko urwaye mama nawe mubwira ko kubera ko nawe wajya gwara igifu aho urangiye inama ngo ukora utugutu ngo ugire ibi ntazo ujya amakarori n'atari amarozi ntabwo ati wapfuse atari amarozi ngo ujye unywa amata n'ibiki ndabikora yego ariko ntabwo birenze iminota 10 bitarongera none se uko wiyumva mu mubiri wumva ari ikihe kintu cyagufasha nyine ugakira urumva byose waragerageje ibyo bakubwiye imiti waranyweye biranga imiti amoko atandukanye ibifu bitandukanye usumva nyine solution finale hari n'izo nshinge urushinge rufasha gukora nk'ibyo bintu namwe atari byacyo ariko inshinge ziranakuvura nyine wenda zirakamuramo ibyo zinakuvura niko yambwiye kuko nta miti ntawe kinini yakayama ikintu ubwo yakima byakomeza kuntera bino bintu boro uzi kuma ubwo buryo meze do ijya ni imibu yakuriye biragaragara cyane hose uruzuye mbwira rero ko ikinini cyose nahanywa nubwo cyari ikigifu nubwo cyari igifu cyanjye byanya bigomba kuntera ibi ngibi kuko nanyweye byinshi bitandukanye kawaida ubwo nukundi izo nshinge zikanza zikabinkuramo unda kamva nawe kumva bamwe ko agomba kuko ari kumvuza inshinge iyo kimbwira ibyo ngibyo rero ntabare amafaranga zigura nutwo nayifite twose nadutaye muri ibi ngibi muri farumasi nawe babizimbye birumvikana byibura niba nabimenya mbere ayo y'imiti ntuyiguruge tujya muri kwa muganga wabyibura ariko hari ukuntu umuntu arwara ugakeka indwara urwaye oya cyese n'ubundi numvaga ko niba n'umushiri kuribwa mu nda ya farumasi nibabwira ikimenyetso mfise baramenya ngo ngwaye iki sanze ngo ifungo bigira mu karite ngushaka ko wayenga igifungo kimeze uko cyangwa kimeze uko akoromvisha nanga ari amaside nanga ari ibiki hari ukuntu ujya utura umubiri uskara gutura umubiri ukazamura umwuka nyine nicyo kintu mbere mufana samfashe nagenda nzamura imyuka naside biri kuzamuka nzamura imyuka y'abana bikageraho byanga ko mumeka sara kanini bamanyisha mu mazi izo mu mugo ndaruka byadanje ariko maze kuruka sinongeye kuzamura byabyuka ira myuka ngo ni acide y'igifu kare bifungo bifite amakarite ngo ayifite ngo amaside make amaside menshi burumva imiti yabingwa kwitandukanye birashoboka kuko ngiye naze ariko aho ngaho wagiye kwisuzumisha ni muri prive clinique ni prive ubundi rero tugufashije iki rero mufashije birahagije nase ubwo ndi kugira ngo tubwire abantu badukurikiye badufashije ubona ari icyo ashoboye nyine ubwo baramfasha mu bintu byo kwivuza cyane namfashe kungira inama ikindi kintu nakora wenda nkareka akomeza kuri uko ndi kuriye bwandi kwakumurira wagira ngo ni gas teretse mu nda gusa byo uko ndi kubyumva urumva hari ibintu iyo miti yo bari kukubwira nuko kukorohereza byako kanya urumva nanjye hari wambwiye igira ibisugaye turimo nyine nacyo narimweye ndarivanze n'ubu swarirutse amata yenda itaga byo mu mata ndabimwa nabyo nanone nararutse wagira ngo byari ibintu byo kurukisha urumva hari iryo gi hari ayo makara nibumba nge yo byakaze ndarinywa hakaba ibyo by'amata n'ubuki utwo ngutwo n'utuntu nyine two koroshya mu gihe urwaye ako kanya ariko ntabwo ibyo byagukiza kandi nabwo urumva kuri kubinywa hashira isaha bikongera bikagaruka ibyo ni ibyo koroshya kandi nanone hari banavuga amata y'inshyushyu nayo amata nyine ako kanya uyikiyanywa biroroha ariko washize akanya biragaruka urumva iyo ni imiti yo koroshya nyine ntabwo ari iyo gukiza ngo akire ngo avuga ati ejo ndagenda ntakize rero urumva byibura imiti yagufasha nizo nshinge muganga yagutera nkunda zikagukiza wenda zikanagukamuramo ibyo binini waba waranyweye kandi urumva nta mafaranga ahubwo nyine ubwo nugutabaza inshuti n'abavandimwe kudufaranga nubwo yagutera ebyiri se yakubwiye iminsi 3 nubwo yagutera ebyiri umwana bisa iminsi 3 ngo yikurikirane simbutse muri imwe byaba bipfuye asaba gutangira zero izo mpamvu nyene byibura se uba wumva ubyizeye neza ko uramutse uyikurikije gutyo wakira ni umuntu nyene ubona ni umuntu mukuru nangoye ko nawe ndamusobanurira ndamwereka ibi byose namweye nabyo yabibonye aranyina arambwira ati warahubutse nimukagiye mu mafarumasi basi njye banza muza mwipimisha ariko tuboriyanta mu mafarumasi twagatiye na muguri no miti kugira ngo mugende mubaza ko nuko nibapima ubabwira ikintu
mfite ikimenyetso usanga hafuye kuguha. nanone nabyo birashoboka, hari igihe ujya kubwira umuntu ngo ndwaye gutya akaguhita ahwanye n'uko umeze, kandi rero niyo unyweye imiti utipimye ubundi bisaba ngo ubure uko urwaye wipimisha, kuko hari igihe uba usanga wa mugani indwara yahindutse. Umva rero gusa njyewe ndari nje kugusura, ntabwo navuga ngo hari icyo nje nikoreye, nta kintu nzanye, ariko icya mbere nuko nje kumurandeba uko ameze, wa mugani niba ari ayo mata y'inshyushyu umuntu asigana yaguze, ariko nyine namwe kugira ngo mubimenye, ubwo nimba hari icyo namwe mwamufasha, ntekereza ko namwe mwaba mukoze murunga aho wagira icyo wabwira hanyuma tugasoza. Ibyo jye navuga birenze ibyo wavuze se buriya kuki gihari nyine nicyo ngicyo ko urumva nari niboneye kirakanatangiye gukora ibintu nabyo byivanzemo, kurumva nka ejo bundi wamenuka gushutinga ama interview ya nyuma napfuye kuri tele none ngiye gupfa muri yo nyene onyekana ko urabona ariko barashira hanze umuntu ushaka kuyabona akibaza ngo nayo nakoze ryara kibaza se yagwaye ryari. Rero nibyo bimaze iminsi nabikoze cyari maze iminsi ko arabishiraho. Umva rero ndifuza ko nabandi muzima mwikomereza ikiraka nayo nabonye. Ubwo rero nk'abantu mwe mu musengera uwaba afite cyangwa zundi muti ushobora kumufasha byihuse, nawe wakandika muri comment, cyangwa se ufite ubundi bufasha wamufashisha n'ukuri abashe gukira. Ntabwo byoroshye, afite inshingano nyinshi, afite umwana uri Burundi wabo abakwiye gukurikirana akamenya uko ameze. Urumva rero mu gihe arwaye ntabasha kubona ukuntu akora utwo turaka twiwe, nyine bikomeza kugorana, ariko mu gihe byakunze wenda akabasha gukira, ni ukuri byaba bibaye byiza, kubera ko abantu nyine iyo ufite inshuti nyine biroroha, kandi nyine nicyo abantu tubereho no gufashanya. Ntabwo ari ngombwa ngo umuhe amafaranga, si ngombwa ngo ukore iki, ariko nyine ikikuri ku mutima tuwowe, ikikuri ku mutima nicyo ukora. Rero reka dusoze, njye naje kumusura, wenda nanjye ningira icyo mbasha kuronka nuko, ariko nyine iyo miti yo urumva ko ikenewe. Mu gihe rero muzamara iminsi mutamubona, muzamenye nyine ko akarwaye atarakira. Gusa icyiza nuko indwara yize, burya iyo uzi indwara biroroha kugira ngo wivuze. Reka dusorize n'ikiganiro, tuzakomeza tumukurikirane twumve niba hari impinduka zabaye, nimba yarabashije kujya kwivuza nabyo tuzabikurikirana tubimenye. Ubwo tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha.